Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Twongeye kubasohoza mu izina rya Yesu, tunashimira Imana ikomeje kutugirira neza no kuduha kongera guhorera mu mwanya nk'uyu nguyu kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo gukiza umuntu akava mu rupfu akabona ubugingo buhoraho. Ni ijambo ry'Imana umuntu abasha kwizera agataha mu ijuru akuwemo urubanza rw'urupfu no gutinya, ahubwo akagira amahoro n'ihumure mu mutima we. Ni igihe kinini rero abantu nanjye ndimo twamaze dushaka ijuru, dushaka uburyo twatunganira Imana, dushaka uburyo twakwemerwa n'Imana, dushaka uburyo twabona ubugingo buhoraho, twabona Imana. Ariko umubyeyi umwe ngo niwe ngo byabaye ngombwa ko ibintu byose bimushiraho, ngo ari gushaka uburyo yakira. Yego. Ariko ngo ibintu byarinze birangira atarakira. Ariko umukiro waje kuboneka ari uko abonye Yesu. Abonanye na Yesu ngo akoze ku ncunda ze, ngo icyago yari afite ngo gihera ko kirakira aba muzima. Yego. Yesu yiyumvamo ko hari imbaraga ikiza igeze kuri uwo murwayi, n'uwo murwayi yiyumvamo yuko akiza icyago, agira amahoro. Uyu mwanya turangaha rero kugira ngo nawe ugifite hagarika mutima ryo kwibaza uburyo wabona ijuru, uburyo watunganira Imana, uburyo waba inshuti y'Imana, uburyo wakumva ufite uruhare ku bugingo buhoraho. Tubeshejwe ahangaha nyine kugira ngo n'ubundi tugumye kuganira. Niyo mpamvu wari ufite ikibazo, wari ufite igitekerezo, iyi radio yashyiriweho nyine twebwe namwe kugira ngo twese tubashe kurushaho kujijukirwa ndetse no gusobanukirwa icyagira umuntu umumaro, kubera ko ibintu byinshi abantu babasha kubikenera, bakabishaka, bakabigeraho, ariko ijoro ryo ntiwarishaka ngo ribone. Ntiwarishaka ngo ribone kuko ikirango dutangije gitangiye kivuga ngo abantu benshi ngo bafite ikibazo cyo kwibaza inzira banyuramo kugira ngo bajye mu ijuru. Kandi koko ikibazo gifitwe n'abantu benshi. Umuntu abayibaza ati subu namenye inzira y'ukuri ijya mu ijuru ari iyi. Noneho aho bicangira umuntu cyane bihita bihuza nuko n'amadini ahari ari menshi. Umuntu akibaza ese ubu najya muri. Niyo mpamvu uzumva umuntu akubwira ngo nge maze kujya nko muri 4. Yego. Cyangwa 3 cyangwa 5. Ariko nanone akumenya kwibaza ese ubu nzamenya iry'ukuri ari iri. Ubwo abantu benshi nkuko ikirango cyatangiye kibivuga bafite ikibazo cyo kwibaza ese inzira y'ukuri igeze umuntu mu ijuru niye. Rero Imana ishimwe cyane, dusohoje bene data bose badukurikiye. Ariko n'abadukurikiye bose inshuti zacu ndabizi ni benshi baba badukurikiye bakunda kutwumva cyane. Umuvandimwe wari umaze kuvuga ko baba bafitemo n'umwanya, turaza kubaha rwose mu kanya gato. Nabo dusangire nabo ibitekerezo ibyo umuntu yibaza mu ijambo ry'Imana, cyangwa se ibyo twavugiye wumva udasobanukiwe n'ufite ibyo yamenye ku Mana. Yego rwose byakijije umutima we. Yego. Ubwo ufite ibintu azi nawe yumva bikiza nawe aduhamagare. Yego. Aduhamagare dusangire gushima Imana. Yego.
ubwo tunasubije na bene data bose aho bari impande enye z'isi, ubwo nabo tuzi nabo tutazi, kuko hari n'abantu bizeye urupfu n'izuka bya Kristo tutazi. Kugera ku mpera y'isi, Yohana bishurirwa ngo yabonye ngo ari abantu benshi ngo umuntu atabasha kubara, ngo ku mpera zose baturutse mu mahanga, mu ndimi, mu bwoko butari bumwe. Yego. Ubwo rero bene data aho bari bose bagumye bagubwe neza. Turabasuhuje bose, ndi twabavuga amazina ngo tubamare, ariko bose uri kutwumva wese wakijijwe urupfu rw'iteka. Umuririmbyi yarari hashima Imana avuga ngo noneho ngo nsigaye ngira ibyiringiro ariko ngo bifite ubugingo. Ubwo umuntu wese ufite ibyiringiro bifite ubugingo, turamusuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibihimbarizwe, kandi uwo ngo abafite n'umugabane mu ijuru ntabwo abagisaba ijuru, ahubwo abafite ibyishimo by'uko yabonye ikibanza, yabonye uwe mugabane. Yego. Ubwo mu ijuru bafite ikibanza ku bwa Kristo Yesu. Yego. Ubwo abo bose aho bari turabasuhuje, ariko n'abatwumva, nawe utwumva ahari uteze amatwi, kuko Bibiliya iravuga ngo kwizera nabwo ngo guheshwa no kumva. Burya iyo umuntu avuze ngo narakijijwe bibanzirizwa no kumva, kuko urabanza ukamenya ibyo ukira ibyo ari byo, ariko none ukumva n'ibigukiza, wabyumva nyine ugakira, nibyo twita gukizwa. Uyu munsi turaha ntabwo ijuru rimeze nka kwasiteri ibasha kuzura imyanya ikarangira. Nawe watwumva uno munsi ukizeza umutima wawe ukuri kwahamijwe n'Imana ku mwana wayo Yesu Kristo, nawe umwanya wawe urimo. Kuko n'Imana ubundi inabivuga nko kumuronka abantu benshi bazi, Imana ubundi ivuga ko yakunze ngo abantu bose. Abantu bose rero ngo ihita batangira Kristo Yesu. Burya niyo mpamvu uzajya wumva buri muntu avuga ngo nanjye ngo yarampfiriye, nanjye yarampfiriye, ugezeho ngo nanjye ngo yarampfiriye. Imana yatangiye Kristo Yesu abantu bose. Ariko ikitubesheje aha no kubabwira ko nanone kugira ngo wemerwe n'Imana bisaba kumwizera, kwemera uwo Imana yohereje. Kuko nabwo iyo ukerensheje ibyo bintu kandi ubikerenza gute, si ukuvuga ngo ndi kubikerenza, ahubwo iyo uvuze ko uri gukora neza ngo uzajye mu ijuru, uba uguye mu mutego wo guhakana urupfu rwa Yesu. Uba uguye mu mutego wo kuvuga ko iby'Imana yakoze bidahagije, bidakwiriye, ko ahubwo wowe hari ibyo wakora. Kandi abantu bajya banabyumva neza, iyo uri kuvuga ngo uri gukora neza uzajye mu ijuru, ubwo ujye uhita umenya ko uri kuvuga ko Imana ibeshye. Bibeshye. Kugira ngo ubyumve neza, nushake wongera usome Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, nawe urimo, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iyo ugarutse muvuga ngo uri gukora neza ngo uzajye mu ijuru, ubwo uvuze ko Imana ibeshye. Ubwo uvuze ko Imana yaratanze Yesu yabyibeshyeho. Ubwo uvuze ko kuba Yesu yarisizeho ibyawe Imana yabyibeshyeho. Ubwo ukabuvuze ko kumbi wari kwirwariza. Uvuze ko ukora ari uzajya mu ijuru. Yego. Mu gihe Imana ivuze yuko umwizera ari we urijyamo. Yego, kandi ubwo nabwo ijuru ntiwarijyamo wakoze. Kuko impamvu ubundi icyatumye Imana itanga Yesu nuko mu isi habuze umuntu n'umwe wakorera ijuru ngo arijyemo. Gukora kwari kunariho nuko kwananiye abantu. Yego rwose. Ibyo byananiye abantu gukora, haboneka ufite ububasha bwo kubikora. Yego. Nawe aza yoherejwe n'Imana, kuko mu isi no mu ijuru ntaho yabashaga kuboneka, ahubwo Imana niyo yari imuzi, ngo kuko ngo ni umwana w'intama w'Imana, ngo Imana yari yaragennye ngo uhereye kera kugira ngo abari uzaza akore umurimo ukora ku mutima w'Imana. Nukora ku mutima w'Imana, basi Imana aba yari ifiteho urubanza rubakureho, ahubwo bagirirwa imbabazi binyuze muri uwo nguwo wakoze ibinogeye umutima w'Imana. Ubundi rega Imana yo yari yaravuze ko igihano cy'icyaha ngo ari urupfu. Urupfu kandi rw'iteka, gupfa ukarimbuka, nicyo gihano cy'icyaha. Noneho rero umuntu udashaka kuzapfa urupfu rw'iteka natega amatwi yumva ibyo tugiye kuvuga, bikiza umuntu kujya muri gihenomu. Kuko muvandimwe, nanone umuntu yahumeka, umuntu akaba yumva atarwaye, hari igihe aba yumva, hari n'abantu bavuga ati ibyo bintu by'ijambo ry'Imana ati bizabe binaza, ariko nanone ijambo ry'Imana ni irya mbere, ni naryo wakabaye wumva. Kuko njya nkunda kubigarukaho, ubwo urupfu ruhari kandi rukaba rutwara abantu, none wapfa udakijijwe,
kandi nawe rwakugera uri umukandida wapfa udafite ubugingo buhoraho wajyahe wasumirwa n'amaboko y'Imana ihoraho wabikizwa n'iki hari abantu bajya bavuga ngo tuzitaba ngo urubanza rw'Imana waburana n'Imana wabikira ese uburanye nayo wayitsinda ese ubwo waburana ryari ko hirya yo gupfa nta kindi uri waburana hakiri uwo nguwo ariko Imana irashaka kukumenyesha yuko urubanza rwose washinga ibyaha bikugaragaraho n'uburyo umutima wawe umeze uguhamiriza yuko wowe nta buryo ufite gutsinda imbere y'Imana ari nayo mpamvu ibishaka ngo wowe wemere ko utsinzwe imbere y'Imana maze imbabazi zahigira zigusendereho nibyo muvandimwe ibyo Yesu yabiciyemo umugani ariko avuga ibintu binabaho aravuga ngo ubundi ngo umunyabwenge ubaye ufite ubwenge umuntu ukamara kumenya ko umuntu yagushyize mu rubanza ngo icyaba cyiza aho kugira ngo agushyikirize urukiko ngo mwakikiranura mukiri muhira amen kuko ushobora kuzubara ukishimira kujya mu rukiko wagirayo ugatsindwa bakakuboha icyaba cyiza rero ni ukwikiranura nawe mukiri muhira burya mwiyunze mukiri muhira nibyo byiza kuruta kujya mu rukiko ni ukwikiranura n'Imana ugihumeka uyu munsi uri kutwumva ukiri muzima uko kwikiranura n'Imana rero yashyizeho ubwiyunge Imana yashyizeho ubwiyunge Bibiliya nibivuga neza iravuga ngo Imana yiyungiye n'abantu muri Kristo Yesu ngo ntiyabikibabaraho ibicumuro byabo aregaga umuhuza w'abantu n'Imana ni Kristo arega ikirara kijya mu ijuru ni Yesu yarabivuze ngo niwe nzira kabukuru kaba n'ubugingo ngo nta ushobora kugera ku Mana ngo atamujyanye ubwo niba ushaka kujya ku Mana niba ushaka kuzaba mu ijuru ry'Imana izere Kristo Yesu ikiranure no kurega akubera ikirara kandi ubwo umwizeye none warara wikiranuye n'ukurega waba ukuweho urubanza warara nta rubanza ufite imbere y'Imana warara Imana nta cyaha ikubaraho ubwo rero abatwumva turabasaba gutega amatwi tukanabasabira Imana ngo ibahe no kwizera Imana ishimwe kuko ubundi iyo Imana iguhaye kwizera Kristo Yesu ibikugabiye ubugingo buhoraho utazakwa by'iteka ryose aho niho Imana ibera nziza ibuguha rimwe bikaba bihagije ubuzima bwose nicyo cyatumye Yesu abyita kuvuka ubwa kabiri kuvuka bisobanura kubaho bundi bushya kandi kuvuka ubwa kabiri ukabyarwa n'Imana twavutse ubwa mbere tuvuka ku mukurambere Adamu tumuvuka hafite icyaha turakivukana tukivukanye tuba abahanga mu gukora ibyaha muvandimwe abantu bajya bagira ikibazo umuntu agatekereza ko ahari abo umunyabyaha umunsi ngo yatukanye cyangwa ngo yibye cyangwa ngo yarakaye ahubwo icyaha wavukanye ku bakurambere bawari Adamu na Eva gifite ubushobozi bwo kugukoresha ibyaha ubishaka utanabishaka iryo niryo vuko rya mbere ibyo ngibyo bikangana no gupfa kandi urupfu rw'iteka gucirwaho iteka yego ari nayo mpamvu buriya no kuvuka ku Mana nabyo biragukurikirana kuko Imana itaba mu icyaha ubwo bugabanye gukiranuka kw'Imana ubwo nabyo biragukurikirana nta handi bisohora ni kukubaho iteka kuko mu bugingo cyangwa mu gukiranuka nta rupfu rubamo ariko mu cyaha hari urupfu nkuko byamijwe yuko ngo ibihembo by'ibyaha ari urupfu ariko ibihembo byo gukiranuka ni ugukiranuka Yesu yakiranutse ni ukubaho ku iteka ryose Yesu yabigarutseho aravuga ngo icyabyawe n'umubiri nacyo ngo ni umubiri iyo avuze ngo icyabyawe n'umubiri abavuze ngo iki ni umuntu wavutse ku bushake bw'umugabo n'umugore ubwo nawe twumva ntago wavutse mu nda y'umwuka ahubwo wavutse ku bushake bw'umugabo n'umugore icyo gihe Yesu aravuga ngo icyabyawe n'umubiri nacyo ngo ni umubiri kandi icyo umuntu abyarira no kurimbuka nta kindi kuko icyabyawe n'umubiri urumva ko nacyo ni umubiri ni nayo mpamvu n'urupfu nyine rukugeraho ndetse n'urupfu rw'iteka narwo rukakugeraho Yesu abigarutse haranavanga ariko icyabyawe n'umwuka nacyo ngo ni umwuka niyo mpamvu Imana ibishaka kubyarwa ubwa kabiri kuvuka ubwa kabiri rero ni ukubaho mu buryo noneho bw'umwuka kubaho mu buryo bw'umwuka ni gute hari ukuntu nabwo abantu batabyumva ni ijambo wumva iri turi kuvuga waryemera mu mutima ukabubayeho
ukabaho, niko kuvuka, niko kubaho mu buryo bwa mwuka. Iyo wemeye iby'Imana yahamije kuri Kristo Yesu ukabyemera mu mutima ukizera, ububayeho. Icyo gihe Yesu ari guha Nikodemu urugero, yaramubwiye ati ni nk'uko Musa yamanitse inzoka mu butayu. Abayisiraheli bariwe n'inzoka bayirebaho ngo bagakira. Ngo niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. Yarivugaga. Nikodemu nta makuru gusa yarazi y'Abisiraheli nuko inzoka zabariye. Yego. Urumva Nikodemu yarasanzwe iyo nkuru ayizi. Ahari nawe twumva iyo nkuru urayizi. Ariko byumvishe neza wakumva ibindi bintu. Urumva yaravuga ati nka cyagihe Musa amanika inzoka mu butayu, Abayisiraheli bariwe n'inzoka bayirebyeho barakira. Kureba gusa. Ngo niko na Yesu yarakwiye kumanikwa igorogota ku manywa y'ihango akambara ubusa ku mpamvu zawe. Ngo niko na Yesu yarakwiye kumanikwa ngo kugira ngo numureba ukamwizera ubuvutse bwa kabiri. Umureba ukamwizera gute? Ndituri kugusaba ngo ujye igorogota, itike nini ntiwagerayo, ahubwo birasaba ngo wumve ko Kristo yahamanitswe ku mpamvu zawe. Igorogota n'abahagiye mu buryo bw'umubiri ntibamubona. Unahagiye ubundi hajyanwaga n'ibivumi. Yego. Uhagiye se wabugiye gukora iki? Ntiwanagaruka. Turi kuvuga ngo ugiye mu buryo bw'umwuka. Wizere Yesu. Umuririmbyi ajya nshimisha, ajya avuga ngo hari abahamya benshi ngo b'urupfu rwa Yesu. Ngabo barungurutse mumva ngo babona Yesu ngo yazutse. Bamenye mu mitima yabo ko Yesu ataheranywe n'urupfu kubera ko yari umukiranutsi imbere y'Imana, ahubwo ko yazutse abazukaniye ubugingo buhoraho. Barebye mu mva basanga. Niyo mpamvu yavuze ngo ntimushakire umuzima mu bapfuye. Yesu ni muzima. Ni muzima muvandimwe. Barya abamama bazindutse bajya kureba ngo kumva ye, kuko bari bafite amakuru yajyaga akunda kuvuga ati ku munsi wa gatatu nzazuka. Imana ishimwe ko ibyo yavugaga byarabaye. Ku munsi wa gatatu rero abo bagore ngo bajyayo. Bagiyeyo ngo basanga marayika w'Imana yahabatanze. Arababwira ati ninde mushe gushaka? Ati tuje gushaka Yesu wahambwa. Yarababwiye ati ni iki gituma mushakira umuzima mu bapfuye? Yazutse ntahari, ahubwo nimujye gutangariza bene so ko Kristo Yesu yazutse. Ikitubesheje aha ni ukubwira abantu ko Kristo Yesu yazutse. Ibyanditswe biravanga icyatumye azuka, ngo yazukiye kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Icyo kintu ndagikunda muvandimwe. Kristo Yesu apfa, umuririmbyi wundi yaravuze ngo ibyaha byanjye ngo abihamba mu mva. Niyo mpamvu ujya uvuga ngo Yesu yaragupfiriye nyine. Yesu burya umunsi apfa yarapfuye urupfu rwawe, yarapfuye mu cyimbo cyawe. Ni wowe yarapfiriye. Ikimenyimenyi ku munsi wa gatatu we hiyavuyemo, agaragaza ko yarari muri misiyo yawe. Yaraje gupfa urupfu rwawe. Azutse azukira kukubonera gucungurwa. Azukira kugira ngo imbere y'Imana wemerwe. Ubwo igihano cyawe cyarangiriye mu rupfu rwa Yesu. Ni nayo nkuru nziza ariko tuzanye muvandimwe kuri uyu mugoroba, ivuga ko Kristo Yesu yahanwe igihano cy'abanyabyaha, agapfa urupfu rubi twagombaga gupfa, ariko akanazukira kugira ngo twemerwe imbere y'Imana. Nicyo cyatumye ngo azukana ngo iminyago. Yaratuzukanye. Bibiliya iravuga ngo yaratuzamuye ngo atujyana mu ijuru atwicaza imbere y'Imana mu buryo bwa mwuka. Imana ishimwe. Twihuse wenda tutaza kumara umwanya kadusoma amagambo ari mu gitabo cy'Abaheburayo. Turasoma imirongo 2 gusa kugira ngo tudatinda tugatwara wenda umwanya munini. Tuba dukeneye no kumva n'abadukurikiye. Turasoma mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 11. Turasoma imirongo 2 umurongo wa 6 n'uwa 7 gusa. Abaheburayo muvandimwe arasoma muri Bibiliya yera, nanjye ndazasoma muri ntagatifu. Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 6 n'uwa 7. Duhere ku murongo wa 6 haravuga ngo ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza. Kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Kwizera niko kwatumye Nowa atinya Imana, amaze kuburirwa nayo ibyo bitaraboneka, akabaza inkuge yo gukiza abo mu nzu ye. Ariko yo yacishije iteka ry'abari mu isi, aragwa gukiranuka kuzanwa no kwizera. Imana ishimwe cyane. Muri Bibiliya ntagatifu naho reka tuhasome
kuko nacyo kigiye kiba ikibazo muvandimwe umuntu akaba ngira ngo abantu bajya banabimbaza nyuma ya studio abantu barabimbaza ati kuki wasomye muri Bibiliya yera ariko ntitwumve ntagatifu muri make abantu baba bakeneye Bibiliya zose ariko nanone icyo nacyo abantu bakwiye kukimenyaho ubusobanuro Bibiliya yera hari abantu bavuga ngo ni y'abantu runaka ntagatifu ngo ni y'abandi bantu runaka ariko birumvikana neza ni Ikinyarwanda nimba Bibiliya ari ijambo ry'Imana ubwo nyine ni ibyahumetswe n'Imana ariko n'Ikinyarwanda kibivuga kirabisobanura ni Bibiliya yera irera nyine indi nayo ngo ni ntagatifu iyo ikintu ari kera kiba ari igitagatifu ubwo Bibiliya yera na ntagatifu ni Bibiliya ni ijambo ry'Imana ni nkwavuga Yesu cyakavuga Yesu yego ni bimwe byose abavuze Kristo Yesu hano muri ntagatifu rero haravuga ngo nuko rero ntawe ushobora kunyura Imana adafite ukwemera kuko uwegera Imana wese agomba kwemera ko ibaho kandi igahemba abayishakisha aho Nowa amariye kumenyeshwa ibyari bitaraba ukwemera kwatumye adashidikanya maze aremekanya ubwato bwo kurokoreramo umuryango we ubwo ahamya isi icyaha maze asigara ari ingenerwa murage y'ubutungane buturuka ku kwemera Imana ishimwe cyane muvandimwe ndiho ndashimira Imana cyane aho twatangiye dusomye bavuze ngo nuko rero ntawe ushobora kunyura Imana adafite ukwemera Imana ihimbazwe cyane urumva nta muntu uhari ushobora kunyura Imana adafite kuyizera cyangwa se adafite ukwemera kubera iki Imana irashaka gukorana n'umuntu wizera kugira ngo ukorane n'Imana kugira ngo wizere Imana birasaba gutega amatwi ukumva hanyuma uko kumva ukaguhesha kwizera hejuru y'imirongo hasomye hari akajambo kariho kakwitwa nka titre gatangira ayo magambo karavuga ngo ni umubano nyawo yego umubano nyawo ariko ni umubano nyawo Imana ishaka kubanamo nayo komeza Imana ndagira ngo abantu badukurikiye wenda bajye banabyumva neza ubundi kwemera iki gitabo dusomye nimusoma hejuru murasanga ngo ukwemera niko kwagiye gutuma abakera abatubanjirije bashimwa n'Imana nta buryo kibuhari wakwemerwa n'Imana udafite ukwemera mu kindi Kinyarwanda havuga kwizera udafite kwizera ntago wakemerwa n'Imana muvandimwe uwitwa Sara bazabisoma hejuru tutasomye uwitwa Sara ngo bombi na Aburahamu ngo bagize ukwemera ngo bituma Sara asama indashaje ndenda kuvuga imbaraga ziba mu kwemera ndenda kuvuga ko kuri uyu mugoroba ugize kwizera wararana ubugingo buhoraho nubwo ujya wumva bikomeye nubwo ujya wumva kujya mu ijuru bigoye nyamara wizeye warara urifite Sara ngo Imana yamusezeranyije ko azasama inda nubwo yarashaje Sara ngo arabyemera kwemera gutuma asama indashaje mu buryo bw'abantu ni ibintu bundi bitabaho iyo umuntu ashaje yaracuze bavuga ko abatagisama kandi koko nyine nibyo mu buryo bw'abantu ntibishoboka erega Yesu yaravuze ngo ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka kujya mu ijuru impamvu ujya ubona bigoye nyine biragoye kujya mu ijuru ku muntu biragoye yewe ntibinashoboka ntabwo wabigenza ngo ujye mu ijuru ariko ibitagushobokera nyine ibyo bitagushobokera ku Mana birakunda nicyo cyatumye Sara asaminda yego Imana iramubwira ati nubwo ushaje urayisama kwemera gutuma Sara atwarinda yego atwarinda y'uwitwa Isaka
nkomeje kuvuga kwemera uburyo gukora ibitangaza. Kwemera gukora igitangaza mu mutima w'umuntu wemeye. Wemeye wararana ibyishimo mu mutima wawe. Wemeye wararana ubugingo buhoraho mu mutima wawe. Isaka amaze kuboneka, uwitwa Aburahamu, Imana iramubwira ati rero uwo Isaka ubonye waramuboneye mu kwemera, ari umwe w'ikinege, uramutamba. Aburahamu kubera urukundo yakundaga Imana aremera. Aravuga ati ndamutamba. Ariko ngagira ukwemera kuvuga ko Imana yemereye gutamba Isaka, bishoboka ko yamumusubiza nk'uzutse. Yego. Yarazi ko yanamuzura bikemera. Amaramaza kujya kumutanga. Icyo turiho tuvuga ni ukwemera. Uko kwemera Aburahamu yari afite, bari mu nzira umwana yabo bashita ko turi kugenda dufite inkwi n'umuriro, igitambo kiri. Aburahamu yaramusubije ati ku musozi w'Uwiteka Imana iraza kwishakira igitambo. Ibyo Aburahamu yahishuriwe kubera uko kwizera. Aburahamu yaramutahanye ariko kubera kwizera. Ndenda kuvuga ko kwemera gukora ibintu bikomeye, kwizera gukora ikintu gikomeye. Aha rero dusomye bavuze ngo udafite umutima wizera, udafite umutima wo kwizera, ntabwo ushobora kunezeza Imana. Mu gihe cyose utarizera Kristo Yesu, witekereza ko wanezeza Imana, witekereza ko hari ibyo wakorana n'Imana utagira kwizera, witekereza ko Imana yakwemera utayizera. Niyo mpamvu inkuru nziza ivuga ko mbere yuko igira icyo ukorana n'Imana, mbere yuko uvuga ngo uri gusenga, mbere yuko uvuga ngo hari igikorwa cyiza wakora, banza wizere Kristo Yesu, ubanza ugabane kwizera, hanyuma ugire icyo ukorana n'Imana byemere. Aha havuze ngo ntago ushobora kunyura Imana utayizera. Ntago Imana ishobora kukunezererwa utayizera. Bibiliya ivuga ngo igikorwa cyose kidakoranywe kwizera ngo ni icyaha. Kiba ari icyaha. Icyo wakorera Imana cyose utizera gihinduka icyaha. Niyo mpamvu babisaba ko umuntu abanza kwizera, hanyuma yo kwizera Imana ikakwemera, ariko umutima w'Imana ukakunyura, kuko Imana ihita ko ikunezererwa. Arega impamvu Imana ikunezererwa ubuvuze ko itabeshya, kuko niyo yatanze Yesu araza aragupfira, wowe igusaba kumwizera. Iyo umwizeye rero ni nko gusinya ngo Mana ntubeshye, ni nko kuvanga ibyo wavuze ndabyemeye, kandi ni byiza. Yego, ni byiza kuko iyo ubyemeye nawe ubigabana mu-bugingo buhoraho. Ubundi ibintu bitari byiza ntiwabyemera. Byumvikane yuko utabyemeye abavuze ko ibyo bintu Imana yakoze ari bibi, ubwo akaba ameze nk'ugiye guhangana nayo. Yego. Rero aho kugira ngo ugwe mu mutego wo guhangana n'Imana, wo kuvuga ko Imana ibeshya, emera iby'Imana yahamije ku mwana wayo. Ni ibiki yahamije? Yavuze ko yamutanze ku mpamvu zawe. Yesaya avuga ko yamushenjaguye kubera wowe. Ibicumuro byawe nibyo Kristo Yesu yashenjaguriwe, ndetse ngo igihano cyari buguhesha amahoro aragihanwa. Iby'Imana igushakaho rero ni ikintu cyoroshye, irashaka ngo wemere. Bibiliya iravanga umutima ni w'umuntu abyemeza. Imana mu ijuru ikavuga ati ubwo ubyemeye nkubazeho gukiranuka, wabyatuza akanwa ukaburakijije. Nuko umuntu akizwa wicaye aho uri iyi saha, wakemera ibyo bintu ukararana ubugingo buhoraho, ukaburakijijwe. Biryo ujya wita ngo narakijijwe ariko ujya wikiza. Nacyo ni Ikinyarwanda abantu batumva. Umuntu akavuga ngo narakijijwe, ariko wamubaza ngo wakijijwe ute, ngo naretse ibyaha. None se ubwo warakijijwe se, cyangwa uri gushaka kwikiza? Gukizwa bisobanura ko utashobora kwikiza. Tunasobanure gukizwa icyo bisobanura. Ijambo gukizwa bisobanura ko utashobora kwikiza, ahubwo ko ukeneye ugukiza. Iyo agukijije byitwa gukizwa. Ugukiza ninde? Ni Kristo. Kuko niwe wenyine ufite ububasha bwo gukiza abantu ibyaha byabo. Niwe wenyine ubifitiye ububasha. Erega bihawe na se. Afite ububasha bwo gukiza abantu ibyaha byabo, nta wundi ubufite mw'isi no mwijuru. Rero kugira ngo unyure umutima w'Imana rero, izere Kristo Yesu. Naho niba ujya usenga, ukaba ujya utura, ukajya ukora imirimo wita myiza, ukaba ujya unasenga n'ibindi byinshi ntavuze, niba utagira kwizera, ntabwo umutima w'Imana wakunyura. Ntabwo Imana mwakumvi, ntabwo mwashobokana. Mu gihe cyose utizera, uba uhakana iby'Imana yahamije ku mwana wayo. Banza wizere Kristo Yesu. Aho twasoreje rero, nihuse kugira ngo tudatwara umwanya munini, bavuze ngo niko byagendekeye ngo Nowa.
Nowa ahitaburirwa n'Imana. Natwe turi kuburira abantu. Turi kubwira abantu ko iyo umuntu atizeye Kristo arimbuka. Nowa aburirwa n'Imana imubwira ko hari umwuzure uzatera. Imubwira ko hari igihano kizaza mu isi cyitwa umwuzure. Ubundi ramubwira ati ariko we kubera ko ngukunda, kubera ko ufite ukwemera, kamubwira uburyo nzaguhisha. Baza ubwato. Yego. Bazi inkuge, hanyuma numara kuyibaza uzayihungiramo n'umuryango wawe. Mu gihe cyayo makuba uzajya mu bwato n'umuryango wawe urokoke uwo mwuzure urokoke. Ariko n'abazemera nabo uzababwire bazinjiremo. Areka turi kuvuga ko wemeye wakizera Kristo ukinjira mu nkuge, ugakira kurimbuka. Rino joro ukarara mu nkuge, urupfu rw'iteka ruzaza ukarurokoka. Nowa ngo yarabikoze, abazi iyo nkuge iranuzura. Yinjiramo n'umuryango, aburira abantu, mwaje tukabaza baranga. Inkuge iruzura, mwaje mukinjira. Arega inkuge yaruzuye, nta nicyo abatse kandi ntacyo. Turi kubwira abantu ko umuntu yajya mu ijuru ntacyo akoze. Inkuge, ubwato bujya mu ijuru bwaruzuye, ni Kristo Yesu. Rero Nowa inkuge imaze kuzura abwira abantu n'ubundi kwinjira biranga. Ariko ngo Imana ihitirazi mukingira urugi. Imana ishimwe ko ubu itararukinga. Ubu munsi yarukinze, kwizera bizahagarara. Ngo barakomanze, arababwira ati sinjyewe warukinze. Ariko icyo nendaga gushaka dufite umuririmbyi uvuga ngo none uyu munsi, afite nk'igitero kivuga ngo none uyu munsi natwe dufite iyo nkuge. Ngo nagakiza twahawe na Yesu. Hari abantu benshi baba banayizi iyo ndirimbo. Ngo nagakiza twahawe na Yesu. Ngo niba ushaka gukira kurimbuka, hitamwa agakiza ureke kurimbuka. Niba ushaka amahoro, niba ushaka amahoro, izere Kristo Yesu, kuyu mugoroba urare mu nkuge ariyo Kristo Yesu, ukire icyago kizatera. Byumvikane ko nta mahoro y'umunyabyaha muvandimwe. Nta mahoro y'umunyabyaha. Ubwo ni ukuvuga ngo amahoro ni uko wakira izo mbabazi z'ibyaha, wamara gukurwaho urwo rubanza rw'ibyaha rukuweho no kwizera, ubwo ukabona amahoro yo mu mutima. Ariko byagaragaye yuko nta handi abonekera, ni uko ujya muri iyo nkuge. Kuko ngo abantu bose bari bicaye muri iyo nkuge, ngo ubwo mwuzure wari uzamutse, ngo bari barimo bafite amahoro. Byumvikane rero yuko nta kindi cyaruhura umutima wawe, nta kindi cyakumaramo ingeke. Kuko uburyo bwose ukoresha aba ari ukugira ngo urebe ko wabona ijuru, aba ari ukugira wumve ko wabona amahoro, aba ari ukugira wumve ko wakumva utuje. Niyo mpamvu babaririza ngo ese izina ryanjye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ukigengesera uburyo bwose bushoboka, ariko birangira ibintu byose bigushiranye n'ubundi amahoro abuze. Ariko nta kindi cyaguhesha, nuko wamenya uti umwuzure ubwo uteye nkaba ndi mu nkuge ntacyo nkibaye. Nuko uyu mwanya wamenya uti ubwo burya Yesu yahanwe igihano cyanjye, kandi akaba ari Imana yamuhannye mu mwanya wo kumpana. Ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo nta kindi gihano ntegereje. Ubwo igihano cyanjye hari uwagihanwe, nta kindi gihano ntegereje. Kandi uwahannye yaragambire kugira ngo angaragarizeho urukundo rwe, mbonera imbabazi muri icyo gihano ngo yahanwe. Kandi muvandimwe, hatagira umuntu uza gukerensa ibi bintu. Abantu bo ku bwanwa barakerenceje umwuzure uraza. Batekerezaga ko ari imusozi, ariko bazi inkuge ahantu imusozi yababwira ko imvura izagwa, bakavuga ngo isanzwe igwa ngo igahita. Nyamara reka mvuge ngo nticyabujije umwuzure kuza. Niyo mpamvu bisaba ngo umuntu yizere Kristo Yesu, aronka ubugingo buhoraho hakiri kare. Kuko nanone utamwizeye ntibizabuza kurimbuka kuza, ntibizabuza ko warimbuka. Hari abantu bajya bavuga ukumva umuntu ijambo ry'Imana ntaryitayeho, ariko uryiteho cyangwa nturyiteho, akaba yanavuga ngo nzaba mbyumva cyangwa ibi ngibi bisanzwe nanabizi. Yego muvandimwe, ariko kurimbuka ntiwabyibuza. Ni nayo mpamvu ukwiye kumva ijambo ry'Imana, ukumva icyagukiza kurimbuka. Twihuse kugira ngo tudatwara umwanya w'abatwumva, reka tubahe inomero, tubahe inomero, muduhamagareho, ubundi tugumye dusangire ibitekerezo n'ibyifuzo. Nuwa ufite icyamunejeje akitubwira nta kibazo, cyangwa se icyo yibaza cyose mu ijambo ry'Imana n'ubundi arakitubaza. Nimero muri buduhamagareho ni 0782444221 07824221 Airtel cyangwa se Tigo ni 07383005
07838305. Alo? Alo? Halo. Turakumva. Eric. Muvugana nawe. Yego. Eric muherereye he? Mberereye mu Bugarama. Yego. Iki kiganiro cyanyu kiramfasha cyane. Ni iki cyagufashijemo? Aho muvuze ngo kwizera. Kwizera niko gukiza, ibyo byo turagendana nabyo. Nawe se wumva warakize? Okay, nanjye mbyiyumvamo. Kuko baravuga ngo buriya yo wizeye mbega ikintu cyose ukakizera ukaba kiba kigomba no kugushobokera kigakunda mu byo waba urimo byose. Waba wumva ari igiki wizeye kikaba cyaragukijije? Cyarangije. Icyo nizeye ni Yesu. Kuko hari nk'igihe umuntu agira ibibazo runaka bitandukanye, ariko akavuga ati nta wundi nisunze ni Yesu, icyo kintu ukakize ukaba ati kigomba kuzakurwaho kandi bikagenda neza. None se waramwizeye ukiri iki? Waramwizeye ukiri iki? Nkira iki? Muvandimwe wanjye, ni byinshi umuntu aba yagiye ahura nabyo, ugasanga hatabaho kwizera cyangwa hatabariho Yesu, ugasanga umuntu atabariho cyangwa se aba yaranahindutse undi muntu wundi utari umeze neza wenda. Reka dufatikanye. Koko ibyo umuntu abasha gukira hakurikije ibyifuzo bitandukanye umuntu aba afite mu mutima washaka ko Imana imukorera. Ibyo byose kamvuge nk'Imana ibihereza abantu bitanagombye yuko bayigaragariza ko babikeneye, ahubwo yo icyo ishaka nuko umuntu yizera akamenya ko akize urupfu rw'iteka, ahubwo akabona ubugingo buhoraho. Nicyo kiba kitubesheje ahangaha, no gutangariza abantu uburyo urupfu rw'iteka rwakuweho bakaba babona ubugingo buhoraho. None se wumva ubwo bugingo buhoraho nawe ubukeneye cyangwa urabufite? Ndabukeneye cyane ariko ntacyo, yenda uragumya kudukurikira. Reka twakire n'abandi, uragumya kudukurikira. Uyu murongo no wa radio, uyu murongo no wanyu. Uyu no wa radio, ariko gusoza ikiganiro turaza gutanga yacu mirongo, muraduhamagara. Murakoze cyane. Sawa. Hello? Hello? Amahoro muvandi. Amahoro. Ni Imana nizimara Damascene kuri Simerwa. Yego muvandimwe. Ni Imana rero iduhaye uyu mwanya ngo komeze twamamaze inkuru nziza ya Yesu Kristo. Ariko namwe mbashimiye Imana. Ariko suhuza na bene data bose bakurikiye iki kiganiro, ariko n'abakunzi b'iki kiganiro. Yego. Ijuru ntirikorerwa. Numvise nanjye rero hari icyo mawe n'Imana kubunganira muri iki kiganiro. Mwavuze ibintu byinshi, ariko ko wa kane ubwo mwari muhari nabwo hari ikintu mwari muri kugarukaho kijyanye n'amategeko. Ariko nagerageje guhamagara ntibyakunda kubera ubwinshi bw'abantu benshi, ariko nagira nkivugeho gatoya. Yego. Wari muri gusobanura uburyo amategeko ari umushinjacyaha ushinja umuntu ko ari umunyabyaha. Ahandi ho ndetse baravuze ngo amategeko ni umushorera utugeza kuri Kristo. Yego. Uyu munsi rero mwagarutsemo muri gusobanura, muri kwibanda ku gusobanura cyane ku kuntu ku kintu umuntu akizwa, uburyo umuntu akizwa urubanza rw'ibyaha, ndetse mwanagarutsemo muvuga cyane ko ubundi ivuko ry'umuntu umuntu yavutse mwene Adamu wese. Yego.
mwene Adamu ni umuntu wese uvuka ku mugabo n'umugore. Uburyo iryo vuko ubwaryo rihagije kugira ngo umuntu aba akatiye igihano cyo kurimbuka. Yego. Hari ukuntu rero abantu bajya bibeshya agatekereza ko ari umunyabyaha bigizwe n'ibyo akora. Yego. Ariko ubunyabyaha burya ntago ari ibikorwa umuntu akora. Ahubwo ubunyabyaha ni iryo vuko n'ubundi umuntu yavutse ribi. Ahubwo gukora ibyaha k'umunyabyaha ni ukugaragaza n'ubundi inkomoko yiwe. Abari gutanga ubuhamya bw'ahavuka kugira ngo hatazagira n'umwibeshyaho. Yego. Ahandi Yesu yaravuze ngo igiti burya ngo iyo ari cyiza, yego, n'imbuto zacyo ziba ari nziza, ngo ariko iyo ari kibi n'imbuto aba ari mbi. Imbuto zirakiranga. Yego, kubw'iryo vuko rero n'ubundi umuntu avuka ryo kwa Adamu avuka ari umunyabyaha muri we yifitemo n'ubuzima bw'icyaha. Ahubwo ibyo agaragaza inyuma ni imbuto ziba ziri kwera ku buzima yifitemo imbere. Yego. Umuntu rero yamaje kumenya uko kuntu ameze, icyo kibazo afite, anumva neza noneho uburyo agomba kugikizwa n'undi muntu ukora ibyo gukiranuka, atari ibyo gukiranuka by'umuntu, kuko umuntu mubi ntago yakora ibyo gukiranuka. Yego. Nicyo rero cyazanye Kristo Yesu, na nicyo tubwira abantu, na nicyo dukomeza kwamamaza, kugira ngo abantu bizere ibyo gukiranuka byakozwe na Kristo ko bihagije by'iteka ryose. Ni nabyo bigira umuntu umukiranutsi, ndetse akaba afite gukiranuka ku iteka ryose, kubera ko n'ubundi gukiranuka kwa Kristo umuntu aheshwa no kumwizera, niko gukiranuka kuzuye kutabasha no kwandura. Yego. Naho ari ugukiranuka kwava mu mirimo y'umuntu n'ubundi kwajya kwandura buri mwanya hashingiye ko umuntu n'ubundi ari mubi. Ari mubi. Yego. Mbashimiye Imana rero, ariko nshimiye Imana na bene data bose, ariko n'abandi bakomeza guhamagara, bavandimwe mukomeze nyine mwamamaza inkuru ya Kristo, natwe dukomeje kuyamamaza. Komeze mugire amahoro. Nyagasani w'umugisha. Yego rwose, mu ntayiriza bera bose aho bari hose. Yego, barabumva. Yego. Urumva aranezerewe umuvandimwe? Aranezerewe. Kuko ngo bisaba ngo umuntu utigeze akora icyaha kugira abe ari ukiza abanyabyaha, kandi Yesu nyine yabaye umuntu. Yabaye umuntu kugira ibyaha bibona aho bifata. Yisanishije n'umuntu kugira ngo abone uko amukiza. Yambara umubiri w'abantu ariko kugira ngo ibyaha by'umuntu bibona aho bifata. Imana ishimwe ko rero nanone abavandimwe Imana yakijije, ikabibamenyesha, ikabaha kwizera Kristo Yesu, bakaba bafite ubugingo buhoraho, baba bishimye. Baba bishimye. Wenda abandi bagumye bagahamagara tukabakira ntacyo, iminota iracyari iyabo. Twagumya kubakira, abafite ibitekerezo, abafite ibyo babaza, afite ibyo bunganira. Uyu mwanya tuba turaha nyine ku bwabo, kugira ngo nyine nabo biyumvemo kandi nabo bagira uruhare muri iki kiganiro. Yenda hari ababa bongeye kutwumva, hanyuma se tukongera tukabaha umurongo. Yego. Wenda hari umuntu wacikanwe umurongo baduhamagaraho, ni 0782 44 21 25 0738 8 3 05 0782 44 21 25 na 0738 8 3 Birakwiye ko abantu bagirana umubano n'Imana, akaba ari umubano nyawo. Sinzi ndumva hari umuntu. Allo? Allo? Mukomeze cyane. Allo? Turabumva, muri bande? Jean-Pierre Gihundwe. Inde? Jean-Pierre Gihundwe. Jean-Pierre? Ikibazo, igitekerezo. Yego. Mute? Tubwire, turakumva. Nenda kubasoma ijambo ry'Imana. Nikigisha mwatugejejeho. Bo hari ijambo mukunda kuvuga. Turabumva.
kuba Yesu Kristo atumeneye amaraso ku musaraba, yabambwe ku musaraba amena amaraso ku bwacu. Kuriya bita ngo batanze icyacu n'amaturo, ntacyo twatanga cyasimbura ari amaraso ya Yesu Kristo. Turakumva. Ariko gituma umwigisha avuze ngo ubwira izera amaraso ya Yesu Kristo yamumeneye ku musaraba, agomba guhabwa ubugingo buhoraho. Nicyo gituma nanjye iryo jambo ngomba kurishimangira, nkumva yuko nta wundi mucunguzi nkeneye, nta kindi nakora cyangwa ikindi kiguzi natanga cyaruta amaraso ya Yesu Kristo, cyayagura. Ibyo bintu se gutyo ubivuze, wumva nyine unabyemeje umutima wawe ku buryo wumva nta rubanza waba ugifite imbere y'Imana umaze kwemera urwo rupfu Yesu yagupfiriye? Njye nkimara kumva yuko Yesu yabambwe ku bwacu, abambwa ku bw'ibyaha byacu, aratwitangira. Wiyumvemo wowe wenyine, nubwo yapfiriye abari mu isi bose, ariko nonaha ni wowe uri kumva iki kiganiro n'iyi nama Imana iri kukugira. Ese wumva icyo gikorwa Imana yakoresheje umwana wayo nyine cyaraguhesheje kumva uruhutse nta rubanza ugifitanye nayo? Ngo kutange giti numvishije urubanza rwose yararuhuyeho, numva yuko ijuru naribonye yawe na Yesu Kristo kubwo kunyitangira ku musaraba. Ubu wumva utarimbuka? Numva ntayo kuzageza iteka ryose. Iteka ryose ntabwo narimbuka. Nabyibise mu mutima wanjye. Sawa, turabashimiye. No hirya y'ikiganiro n'ubundi turaza gutanga umurongo, muzajya muduhamagara yenda tugire n'ibindi tugumya kuganira. Murakoze namwe. Wundi uri ku murongo. Ndumva twamwakira. Alo. Amahoro meza. Amahoro. Meze mute? Meze neza. Nkunda Yesu Kristo merwa. Nanjye ndi intungane, ndi umutagatifu. Yego. Ariko bidaciye mu mirimo yanjye. Namaze kumenya ko imirimo yanjye rwose ari mibi, ko bidashoboka ko ntunganira Imana kugera aho yampa ijuru. Nabwirijwe n'abapasiteri kenshi ko umuntu agomba gukora kugira ngo ahabwe ijuru. Nkoresha imbaraga zose zishoboka, ariko n'ubundi sinabigeraho. Ariko nza kumenya amakuru meza, ababwiriza ubutumwa bwiza bangeraho, bamenyesha ko ijuru ryatanzwe ku buntu. Hanyuma ngo uwizera wese akire, menya ko natangiwe Kristo nk'igitambo, ambera igitambo kimwe gihagije cy'iteka ryose kugira ngo manje mbe umuragwa w'ubugingo. Yego. Abashimira n'Imana rero yankijije bavandimwe. Yego. Yankijije umuruho wari undemereye cyane. Ahari n'abantu bafite umuruho ubaremereye, ariko kuruhuka nta kundi, nuko bamanika amaboko bakemera ko ari abanyabyaha, hanyuma ko batabasha no kwikiza ibyaha, ahubwo bakemera Kristo nk'umwami n'umukiza wabakijije, akadukiza urupfu rw'iteka, akavuga ngo icyo akoze ngo bamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ububasha n'ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yego. Nanjye cyangiza umwana w'Imana rero si imirimo yanjye myiza nakoze, ni ukwihana ibyaha nakoze, ko narabigerageje ntibyashoboka. Si ugutanga icya 10 n'amaturo, ntago nabishoboye, ntago byangije ku rugero Imana ishaka. Ahubwo sanga Kristo nk'umuntu wancunguwe nk'igitambo cyatanzwe ku bwanjye. Yego. Ngizeye nanjye mpinduka umwana w'Imana. Imana ishimwe rero. Abantu bose numva ari bo mwenda bavandimwe mugomeza no kubwira abantu. Bashimiye Imana nyine ko abantu bagomeze kumva ubutumwa bwiza.
kandi unabwizera nyine ahita abona ubuzima yari akeneye. Abantu bwose bagomba kumva icyo Kristo yabakoreye, bakareka imirimo yabo itegetswe n'amategeko, kuko n'ubundi ntibayishobora. Nta n'amategeko na make bubahiriza, kuko ubahiriza yose agasitara kuri rimwe yose aba yayishe. Yego. Bamanika amaboko rwose, bemere Kristo nk'umukiza wabacunguye, bareke kugoma bahumagizwa n'abadini cyangwa se n'amatorero ababwira ngo bakore imirimo kandi n'ubundi bidashoboka. Banamaze igihe kinini bakora ahubwo. Yego rwose. Kuko urumva n'ubundi iyo mirimo yabo Imana ntabwo iyibona, kuko bayikora banduye. Yego. Imana ni yera, rero ikunda n'abantu bera. Kuba batera n'Imana nyine ntabwo ibazi. Yego. Bashimiye Imana rero bavandimwe, mukomeze mubwire abantu ubutumwa bwiza, maze abizera bakizwe nyine babone ubugingo bw'iteka budaheshejwe n'imirimo yabo, ahubwo buheshejwe n'imirimo Kristo yabakoreye. Bakanga kuyizera nyamara aribwo buzima, bakumva bidashoboka ko no gukora imirimo yabo ku cyabo giti byatuma babona ijuru, kandi nyine Kristo yararitanze ku buntu. Yego. Bashimiye Imana rero. Ntahiriza abera bose bakurikira kandi FM. Yego. Abo mu Rwanda ndetse n'abo mu bindi bihugu byo hanze. Imana ishimwe bwa byose. Sawa, urakoze cyane. Twakira n'undi. Halo. Turakumva. Naende kumva ikiganiro. None se ko mutubwira ngo iyo umuntu amaze kwizera ko umwana w'Imana babihagije nta cyaha kikibaho? Kuba Halo. Washatse uburyo se ujya ahantu hatari urusaku kuko tutakumva neza. Halo. Turakumva. Burya ariko turikumvikana. Turikumvikana. None twari kurusizi. Ari kumva ikiganiro nyine ko mutubwira ngo uyu umaze kwemera ko Yesu yakubambiwe biba bihagije. Ngo nta cyaha cyo kwisi. Erega ariko turi kumva uri ahantu hari mu rusaku, sinzi niba wagerageza kwegera hirya yarwo. Ariko ubuhamya turi guhamya hano n'itangazo dufite aha ngaha ni irya Yesu ukiza ibyaha. Ndabyumva. Ibyaha bishingiye ku ivuko ryawe, igihano byagombaga kugushyiramo Kristo Yesu yaragihanwe, kugira ngo noneho wowe ukurweho urubanza. Kandi Kristo Yesu mu mutima wawe n'ubundi abaziyemo kugira ngo agende agukiza. Kuko ibyanditswe bivuga ubwo marayika yabwiraga Mariya, yaramubwiye ngo uwo mwana uzavuka ngo uzamwite Yesu, ngo kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Ubwo rero iyo uri umukristo, ubwo Kristo icyabereyeho muri wowe aba ari ukukumaraho gucyanirwa kwawe kose, kuko ngicyo yerekane ngo nukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Iyo mirimo ya Satani rero ni imbere mu mutima wawe. Ubwo nukuvuga ngo iyo mwizeye uba ufite ubutungane bwe, kandi nk'uko ubwo butungane bwe bwera nyine ibyo gutungana. Ariko ukora iyo mwizeye ukora ibyabo kwizera nyine bakora. Yabizeye bakora. Urumva banza wumve ko ukeneye kubanza kwizera. Sibyo? Ndabyumva ndanizera. Ntabwo wizera none se ko Yesu ari umwana w'Imana. None se kandi yatanze amaraso ye ku bwanjye. None se ubu tuvugana ufite ubugingo buhoraho? Ubugingo buhoraho? Nimba ushaka nzabubona, nintabukorera sinzabubona. Nese uzabushaka muvandimwe? Nzabukorera nkora ibye nyumva. Urabuze ngo nubushaka uzabubona. Ese hari umuntu wakurangiye aho uzajya kubushaka? Ubugingo? Ubugingo burakorerwa, nta muntu ububona ku buntu. None se yego turakumva. Wakwiyicarira ukumva ngo Yesu yarakubambuye gusa ukabaho ubwo bugingo ukabubona? None se ubundi ubu ko ntabwo wari wabona, wari yicariye ubundi? Oya, ndagerageza kubushaka. Ariko ntabwo wari wabona? Ariko mfite icyizere ko nzabubona. Ryari ninkora ibyo kwizera nzabubona. Ahantu ndi kuva bihabanye.
halo ariko wenda nkubaza akantu gato ubundi urupfu rwa Yesu rwakumariye iki? Kuba Yesu yarapfuye byakumariye iki? kuba Yesu yarapfuye byatumye ngomba kuba ubugingo nyine nimwizera ngakora ibyabo kwizera bakora. Noneho urumva wari ubisubije neza, wari uvuze ko numwizera ariho uzabona ubugingo, sibyo se? Urumva rero heraho wumva ko impamvu utarabona ubugingo nuko utarizera. Noneho nuba ngo inkuru nziza twakuzaniye yari ivuga ko wowe ukwiye kwizera Kristo Yesu ukaronka ubugingo buhoraho. Urabona wowe umaze igihe ukora kandi umutego waguyemo ukomeye, ntago ubugingo buhoraho bukorerwa. Niyo mpamvu wakoze ukabutabufite. Ntago bukorerwa. Ni nayo mpamvu ubu ntabwo ufite. Noneho ubugingo buhoraho ububonerwa muri Kristo Yesu. Ukoze iki rero? Umwizeye gutyo gusa. Ntago byashoboka. None se wenda nuko n'iminota yagiye twarigomeza kuvugana, uze gufata inomero zacu mu kanya tugiye kuzitanga, hanyuma nyuma ya studio twavugana tukaganira byinshi. Ndazifata turavugana tuganire neza, ariko gutyo ntibashoboka. Ntago Yesu ntago umwana w'umuntu yabatanga ibihembo kwa mukoreye. Yesu ngo atanga ubugingo ku buntu. None se ari ibihembo nko guhembwa amafaranga? N'ibihembo nko guhabwa ubugingo buhoraho bitewe nuko wizeye, ubundi wowe wahitamwe ibihe bihembo? Ubugingo bw'ubuntu bwo sinabwemera ntibwaba ari. Ibyanditswe bivuga ko ubugingo buhoraho ari impano Imana iguhereza nk'umuntu wemeye ko ibyo yavuze ari ukuri. Ibyo yavuze by'ukuri rero nibyo yavuze ku mwana wayo ko yapfuye urupfu wagombaga gupfa. Umva wenda gato utari wagenda, sibyo? Ujya usoma Bibiliya? Ndayisoma cyane, ndi n'umukristo. Yego rwose. None se uzi umurongo uba muri Yohana 3:16 uvuga ngo iki? Ntabwo nzi neza, sinyakunda gusoma. Kambitangire urahita kubyuzuza. Urumva? Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byagenze ute? Yatumye itanga umwana w'ikirezi. Yego. Kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ubugingo buhoraho. Aha, noneho katujyane neza rero. Kugira ngo bigende ute? Kugira ngo ahabwe ubugingo buhoraho, ariko numara kumwizera uzakora ibyabo kwizera. Ntacyo ibyaha muka kuva mu gitondo kugeza nimugoroba ni byinshi cyane, ntabwo nakumva ko nabona ubugingo buhoraho ku buntu. Ntacyo tugushimiye Imana guhamagara, kubera ko n'igihe cyagiye. Wenda wihangane ufate n'inomero zacu nyuma ya studio, turaza kongera tuganire rwose neza nta kibazo. Nta kibazo, turaganira. Sawa, urakoze cyane. Nta wundi uri hose. Twari dusigaye iminota mike ariko ndaje wenda twamwakira nawe ntacyo. Twamwakire. Allo? Turakumva. Country FM. Yego. Nanjye yitwa Kwizera Yesu Moise. Yego. Nanjye nakurikirana ibiganiro ijoro nirikorerwa. Ariko ni ukuri Imana ishimwe kuko buriya kiriya kiganiro ni cyiza muba muri kutugezaho. Vuga urasa ku ntego kuko turi gusoza iminota yarangiye, nyarutsa. Nuvuga ngo uko byamera kose nanjye nari meze gutyo, numva ko imirimo ari ishobora kumpesha ijuru, ariko nari ntarasobanukirwa neza kuva natangira kumva ikiganiro cyanyu kuri Country FM. Nagiye namenya neza yuko Yesu ari nzira ibasha, niwe nta yindi nzira gusa ijuru twabona usibye muri Yesu gusa. Kuva yaza akitanga akatumerera amaraso nicyo kiguzi. Kandi hano mu Abaheburayo bavuga ngo ni kuba yarapfuye akadupfira, ngo ni isezerano ry'amaraso ryagiye ryagira agaciro.
nanjye kuva nakeme namara kubyumva nahise ndemera ubu nanjye numva ndi umwere. ubumva nta rubanza ruri mu mutima wawe? numva rwose nta rubanza mfite kubera ayo maraso Yesu yantangiye akitangira ibyaha byanjye akazuka amaze gupfira ibyaha byanjye numva nanjye mera. harya warutubwiye kuri hehe? ndi hano i Kamembe mu Kanyogo. noneho tanga inimero zawe za telefone wihuse vuba abavandimwe bazifate, nuzitange gutya vuba. ni 078 78 yego 121 69. ongera uzisubiremo. 078 78 n'ubundi 121 yego 69. yego sawa, urakoze cyane. natwe dutanga izacu, ndabona iminota yarangiye. murakoze, Imana ibahumugisha rwose. sawa, urakoze nawe. nimero zacu mwaduhamagaraho hanze ya studio ni 0788 87 9 877. Tigo ni uguhinduramo uwo 8 ubanza ukozuzaho iyo mibare y'inyuma. yego izanjye ni 078 3 167 163 078 3 167 163. Tigo ni 0722 167 163. mukaduhamagara tukaganira. Imana ibahe umugisha abo twari turi kumwe mwese. abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. none se uwo mutwaro waba waraje kuwuturwa gute? naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba.